twumve aya majwi benshi bavuze bati ntago byari bikwiye umukire ni yakabwiye umukozi we gutya abandi batari ko none gutangaza ibihuha hari ibyamurinze koko reka twumve yego source zanjye ariko nazo sinazihamije reka niho ntandukanye nawe niyo mpamvu nkubwira ibintu ukagira ngo nukukwataka kandi igihe mbivugira kuri radio kubera ko n'ibindi tuba twabivugiye kuri radio ubwo hano wenda yasubizaga bavuze bati kuki utamubwiye inbox uri kuyivugiramo jyo ubanza tugomba kugerageza gutanga amakuru yize hano hanze hari abantu badafite ikibazo cyo kwivugira ibyo babonye ubuzima bugakomeza ibyo sinzabyemera hano n'ubu none usezeye nashaka undi kuki always ari rikari beri kirikara ari we wirukanwa na Kenisi bugacya kabari ugirana ibibazo na Regis ejo bundi bagiranye ibibazo baramenagurana nabyuzi bajya kwiyunga amafoto ni ya trending igihugu cyose yego ubwo Karenzi yagendaga bari kuri Fine FM yagiye hanze y'igihugu gatoya muri business Regis yagarutse asanga Regis yirukanye Rikari urabizi nabyuzi yego why always me nico kigisha nagashotse Rikari ahubwo afite ububasha bwo gusezera kegura k'abayobozi be bamuhaze ntago Regis yamwirukanye ntago nyuma avuga ati aba bana bazigere banyinisha ntago boss we so mubwira ati niyo bwacya nazanye undi oya ntago byangora ntibyansaba gukomanga kuri BNB ntibyansaba gukomanga bivuze se ko atari imana ikenewe hariya natarafite kuryo bamwifuza hari umuntu asezera igikuba kigacika bamukoreye yego burababaje ndahita nsoka mu kiganiro twumve aya majwi benshi bavuze bati ntago byari bikwiye umukire ni yakabwiye umukozi we gutya abandi batari ko none gutangaza ibihuha hari ibyamurinze koko reka twumve yego source zanjye ariko nazo sinazihamije reka niho ntandukanye nawe niyo mpamvu nkubwira ibintu ukagira ngo nukukwataka kandi igihe mbivugira kuri radio kubera ko n'ibindi tuba twabivugiye kuri radio ubwo hano wenda yasubizaga bavuze bati kuki utamubwiye inbox uri kuyivugiramo jyo ubanza tugomba kugerageza gutanga amakuru yize hano hanze hari abantu badafite ikibazo cyo kwivugira ibyo babonye ubuzima bugakomeza ibyo sinzabyemera hano n'ubu none usezeye nashaka undi for your information aho kugira ngo credibility ya radio tuyi compromising uko niko kuri rwose ubu birakaza byihangane iyo niyo reality niko kuri n'ubusezeye rwose naguturumbura nkaza nundi yego bati ntago byari bikwiye umuyobozi bari kuberereka bashyiramo imiyaga cyane ko nawe munsi ishize wabwiye witwa Regis ko afite nimero yawe atari ko yagutangira episode yari guca inbox akakubwira ibyo twanga nibyo dukorera abandi Rikari asa nagiye kurira babarira ibyo twanga nibyo dukorera abandi we muramira kubera icyo utamaye ubutumwa mu gikari yego uwo muramira ufite nimero yanjye uwo muramira se waturumbuye yego nagira ngo ariko nuncemo nuzajya umereza abasiniya uwo Regis wamenaguye Fabrizio se waturumbuye yego tuheraho yego Karenzi waje aririza aravuga ati nta kinyabupfura ni wamamagaye ngo nanirwe kukwitaba twasangiye byose nta kintu ngugomba naguhaye koko wamamagaye nanga kwitaba kubera icyo wagiye kuri mikoro nawe birabaye Karenzi wenda mu backinga kubera iki kubera ko yabwiraga umukozi we muri business ye mu kazi ahashaka bitandukanye n'undi Rugaju yakwitereka agahereza ubutumwa Regis namuneka Rugaju ariko nge ndi kubibwira umuhungu wanjye ndi kubimubwirira mu rugi wanjye ndi kubimubwira nkoresheje ibikoresho byanjye aho gato ndabyumva ariko reka ngaruka inyuma gato yego Barutera tsinda igitega kerekana umupira wanditseho ngo why always me kukije cyose ari nge warabibonye ibyo bintu ari muri za Man City n'ibikino mu Butaliyani ndamona na yarokokeye mbivugiye iki yego kuki always ari Rikari beri kirikara ari we wirukanwa na Kenisi bugacya kabari ugirana ibibazo na Regis ejo bundi bagiranye ibibazo baramenagurana nabyuzi bajya kwiyunga amafoto ni ya trending igihugu cyose yego ubwo Karenzi yagendaga bari kuri Fine FM yagiye hanze y'igihugu gatoya muri business Regis yagarutse asanga Regis yirukanye Rikari urabizi nabyuzi yego why always ya majwi yabaye yasokeye kuri YouTube channel y'umuvuza nduru umwe yari ikiganiro cyabaye hagati ya Rikari n'uwitwa Samira sinzi nimba arayumvise bamenaguramo na Eme warayumvise yego none
ko abantu bavuga ko nyuma y'ikibazo uwo munyamakuru yari afitanye na Samira ariyo mpamvu yayitabaje akayashyira hanze, bisobanuye ko uwo munyamakuru atari kuyahabwa na Samira kandi bafitanye ikibazo. None amagambo abaye hagati ya telefone ebyiri, iyo adasowe n'iyi telefone asorwa n'iyi telefone, bisobanuye ko ari Rikari wagize ute wamuturumbuye nyine. Jo bundi nditereka menya amakuru y'umuvandimwe uri muri Amerika. Mvuga n'amazina ye nibiki. Washingiye business ya gihuha Rikari, sinayimenaguye. Abo Rikari ahise agera ku rwego azana hoho, siko musetsa. Hari abashakaga uburyo bwo kujya bamamaze business ya Regis yamamarizwa ubuntu yitwa Marakana. Business ya Sam Karenzi SK Sports Center icyo gihe yamamarizwaga ubuntu. Nawe atera imibare muri Ayike aravuga atari ko mbishyize kuri uwo muvandimwe nkamwihera make nanjye azagitambuka ku buntu kandi aba bantu barakurikirana. Wayeruwe y'izirikari kubera iki bageze hari, kubera iki bigeze hariya. Amakipe yajyagamo yose bagiye bamuturumbura, za polisi, za peri yari mu bapampa atabarimo. Kwa bapampe bakuru niba afande inshuti afande oya niba anta nibande nyine abapampe bari bazwi. Yego ntago Rikari yari mu bapampe bemewe, ntari no mu bareyo ntaho ari. None muyobozi waratinyutse aramubwira ngo ibintu uvuga ni ibintu biraho by'abavuzasi nyine. Aho hari abantu hanze bavuga ibintu kubera brand bubatse nibi bakumva ko ni ingaruka birasanzwe. Umutinganye George nagutwika birasanzwe. Buriya nakubaga birasanzwe. Yego. Ariko hano genda gake kwivugira ibintu ushatse bisobanuye ngo yapimye, kuko n'umunyamakuru wa mbere Fabrice mu gihugu nta wundi uramusimbura. Yapimye ibintu yarabihembewe. Turebere kuki kuri views naho kwayoboye. Turebere wa mbere ni Kalisa Bruno Taifa nunyobye ibindi nago mbi. Oyiriya ni nare azibeshye agira ukinisha Taifa numva. Muzibeshye mukinishe Bruno nawe ari hagije uzano wa mbere. Oya nyine Bruno abari mu zindi nshingano ntago ari muri za nshingano forum koko n'amakarita nibiki. Yavuze ko adakeneye kuzuza naho ari ku ruhande bari number 1 breakinga. Yego. Fabrice umwaka ushize mu kwa gatandatu, umwaka ushize nk'iki gihe niwe wamenaga ama transfer ngo ibyumba by'ibanga. Ubu ngubu noneho nindi umena transfer ni Bruno, ariko nyine ntiyisha kwereka message. Bruno abari ku ruhande birebera ku ruhande akanga kamera. Ariko mu bantu bari imbere mu gihugu bara official bari muri gahunda. Fabrice birasobanutse yapimye Rikari na analize ze na breaking ze ahita kumira. Afite no kuntu gahita yipostingira ku mbuga. Wayeruwe Rikari. Rikari yarambabaje ndamwiyama. Ndamubwira ati kwirirwa ufata Toto Boy ekeye mupenzeto ukave byihorera. Wayeruwe Rikari iryo ni somo turiho turi kuvuga ngo abanyamakuru aho kwandagaza brand yawe aho kujya wirukanwe kuri radio wagenda ukaba mu YouTube ho kugira ngo abari we ubiciro ry'imigani azana ibiyuhuha kuri YouTube. None se abarizwa mu equipe kubu hagezweho ko abanyamakuru bose bari mu makipe. Jado Castari Korode mishinga muri Reyo naza n'umushinga ni Castari uruburo represente Ngerigani nge nakuze mfana baburetse nukancemo. Ngerigani nakuze mfana apera ariko Reyo ninde bijisho ryiza nge Jarike nzana bagurisha abakinnyi dore BNB bizanye Sports Agency nge Sam Karenzi ikipe ya mbere nkunda ni Reyo iyo nanga cyane ni apera. Ayo majwi ntayuzi abantu nibipanze. Ninde munyamakuru utari muri team nge Faustinho nubwo muhemba wa Siri na Robeni ariko naye nzambirukanga inyuma ntimumpembe. Sirisa arahembwa ko ari ukumugenera. Oya nyine ariko bakavuga ati prime ntago ari salere nta position afite ni prime. Ariko se ko ntuzawe batayimo bajya bamakuza akayobora byo nukumuhe musi biriya nta birimo biriya biruta sa 10 ibiruta 10 biriya ni nkuko nabayingana Jado Max se yabikora we kuki batawaye sa gato yo aho rero ni handi tuvuga ngo hari abandi bamenye ubwenge bakamenya guhembwa double. Aho iyo tugeze kuri Raki turamushima. Iyo tugeze kuri mwigisha amenye ukuntu ayora double. Yego. Erega n'umuvandimwe. Yego. N'umuvandimwe tuvuge nda Faustin. Yego. Nawe rega. Nawe rega ahembwa habiri. None se wasiriwe najya bemusi.
bafatanyije akongera akanayora n'agaprime reka karangita prime hari abantu bijandika mu makipe rero nta nasarere babahaye ari urukundo ari uko bakuze bayakunda bitandukanye n'undi uzakakiramo amayeri akakwereka ko bayingana nakwereka ikipe afana birarangira indege azurira birarangira remusi muri Tour du Rwanda arabasanga muri Stade Amahoro akaba horahoreza ayo ni amayeri iyo ni seniority hari n'undi uvuga ati ni mu mfotore niyongeye mutanga kanda bakuba mwankodesheje imyenda kuri wa mumama kandi nge nagaragaye ndi buture hasi nyine urabyumva gitsina gore nge birahagije ndacoresha aba diaspora bigende neza why always me nicyo cyigisha nagashotse Ricard ahubwo afite ububasha bwo gusezera kegura ko abayobozi be bamuhaze ntago Regis yamwirukanye ntago nyuma avuga ati aba bana bazigere banyinisha ntago boss wese mubwira ati n'ubusezeye bwacya nazanye undi oya ntago byangora ntibyansaba gukomanga kuri BNB ntibyansaba gukomanga bivuze se ko atari Imana ikenewe hariya natarafite kuryo bamwifuza hari umuntu asezera igikuba kigakika bamukoreye yego burababaje ndahita nsoka mu kiganiro niryo jambo ryanyuma ngiye bayitonze ikibazo cyo cyogera mbabare tuje mu ikipe ya Amateur ikipe ya kapiteni wa Amateur koko ikipe ya byo nubundi bugome kuko kibibazo bya byose biza mu bugome nibwo dusoreza umva nkubwira ubugome bakoreye Ricard nawe nzagutera imetero umunsi umwe Ricard ntibakundegeye muri Jane bondanya abantu ahose twagiye kuri Ricard ikibazo iki ni icyaha yego umuntu araje abonye ibyo ashoboye yigiye kuranta ngo gahunda ye nukumena agiye muri za polisi aravugiye abonye nta kivamo ari kwishinja kuri APR barwanya Mupenzeri baramureba babona ibintu yiyise ngo ni umutasi babihindura ze mutasi utatiki n'ubugome wowe ikintu uberanye nacyo bavanga ikigano cya mbere cy'imikino wowe ikintu uberanye nacyo nuko ujya utaka abasiniya ubundi ukajya kuri sentitizer ukajya uzamura umano ibi ubuze ngutaka nyibutsa mu nshuti wawe Bibiliya yego mwigisha nibyo abayibereyemo niteranya bakanurumbura n'ahandi ntacyo oya Bibiliya we arabanza kumva igitekerezo cy'ubu wari unyobeje Bibiliya nigeze kumufata muri stade akavideo yateretseho mubaza ari bazuminga umufana ukojeje isoni umukozi wa Yesu ndabyana nanunze ibiganza ashama ikiganiro cy'Amateur ndagiye ukamufungura ariko wamuturumbuye mu cyumba umuzana ku kabuhate hanze mbona umuteretse ku gasimu ariko nawe nta kamoyi yari yatamiye urumva yari akiri tayari itandukanye no gutereke muhubanye mujyango yego mwigisha atariko ibintu uvuga nibyo oya zumuhemba ngiye biriya nikari nibyo bimuturumbuye azumuhemba sha why always me arabanza akinjira mu bagarati akumve me nk'umuyobozi wa siporo akabanza kumva akaberereka aho ko tugenda hashira akanya oya yaranyobeje umuvandimwe yaranyobeje utanzana muri 18 aya mashina ya muze wa kazi ariko wa mugani kuki ugiye cyose ubwo bugome bumve banza ubwumve wowe uje umena uri umukada ubu nyuma y'umwaka nzaba ari nge musangiza wirirwa gutunga abantu gutya nibyo bakoreye Ricard aje ngo ari umutasi azanyaza ndani barirukana baragarura noneho babona kubera abanyamakuru babaye bake baravuga ati tumuzane tuwe tumushyize kuri iyi sentitizer ajya manura azamura we tumuhe ingingo agenderaho aziranse eme witeretse sha kandi ubweme nawe barasuyicinze nawe yajyaga azamura ku byuma simbo ya Gso tujuratso urabizi ko nawe ashyiraho agancira ubu nawe yarakuze n'uwanjye ashyira se burya yankireho 15 nareke none se sinyashimira Yesu haruka igihugu cy'isezerano kiriho Kenzi ushatse wabire na Kenzi neze Kigali turi katikati Kenzi neze Kigali naracitswe mbibwira Jaras yahise amvuma kuko nari mfite gahunda yo kuyongera Kenzi neze Kigali kunsebya
mwene mutunzi sha akunda Taifa akunda Samu Karenzi yanagize uruhare muri SK abatera inkunga ariko Rikari wumvise ubugome bamukoreye Eme yasangizaga aragiye akoze stage arakuze ubu ni intare ni n'umuyobozi Rikari yatataga ngo azana ngo idonido nyuma y'amezi 7 babonye nta kirimo bamujyanye baremeza ibintu by'ibihu bagiye kuri pia ariko bayitonze gakeya sibyo ni tuze tunayikrosinga yigeze muri studio wicaramo reka nkwiyutse igitendo cyabaye muri studio wicaramo yigeze kwikungumura abwira Samira ati terura mikoro uzizamure ndayimena magaze Muhajiri muri Reyo birarangiye miliyoni ngizi Muhajiri nta nubwo azi mu nzovu ko hasi yateruje Samira mikoro ariko nanone gakeya uyu mukire we ko mu minsi ishize yavuze ko ari maga nibeyo we kuki nawamuvuze nanone umunaze ko nyine ngo ari umugwiza atunga ngo ajye ngo yego mwidishi bibiliya mwidishi yego muze niteranye no muri nahandi yaje no muri bamutumbe iyo mucirwa ndavuga ngo blessing eto yamuhaye amabenza agurwa iyo mucirwa ndavuga atabitwa ba Baziri ko nabamwigisha bamenye uruhare rwabo muri radio ntago kuragira ari bibi ahubwo kuragira ni IQ yo kumenya ukuntu gedaringa bakire kandi ukabahereza icyerekezo kizima ariko mwigisha nawe iyo tangiye kuvuga bashebuja be bamuvunyi arakubwira ati nsohokera umvira iyo nayo ni ikosa none se kuki yatangaje maga nibeyo nawe yatangaje ibihuha babimwibutse se cyane haracyari cyangwa nago uvuga utuba ariko pasiteri atazavuga ariko irangiye ngo wamuganijemo vuba none advice kuri Rikari araza gusezera araturumburwa Rikari nabo wariwe uyu ni umupapa afite famille Ebura afite urugose ego n'abana rwose bakuru yego zambite miriduza yarari kwite marika otenye umuntu uza gakora break turagahera kuri radio navuze ngo nzigara frere we gutya bugeze kumbaza ati se muhungu wacu aho bimeze bite mu rugo mumubona muti yego yari yagiye no hanze mukamugati nta gicamo Terejisi ari kwirukana bavuga ngo nta gicamo kandi ashobora kuzatabara ni muzima cyane tiko ari shanyara ubu bwabo utasibwe babumukuye ubu nubu n'icupurine arirukanwa arafite imbaraga za Sezera akajya hese akajya n'aba Robeni n'aba gutakamba oya Regis satamuhereye gasopo mu kabara kamuhereza Petit Mitsingi ahita amuhereza gasopo tuzongera kumenya ati fata video nsaba imbabazi ati twiyunze mwidishi yego Erikada ngushimire cyane niyo cyanyama dusoza kapitene wagikundira agiye mu ikipe ya Amateri ikira n'utugari reka da sinicyo kibazo none sibyo sinabivuze muri Sunday Vacancy muri Suwede ndavuga ngo waruzi ko hari ibyiciro icyiciro cya mbere ni gutya ni kurongo icya kabiri ni gutya hari ibyiciro muri Suwede bisaba ko mukora tize mu gitondo kare mwizinduye cyangwa mukina match mwizinduye handi urume rutarumu arubitira agahita soza match mugahita mujya koga vuba mujya mu nganda gutumika akazi imimamoko ubaze ujye uhamagara ragura bizi yavuye yate yatumumboye yose yakoraga mu Rwanda ibaze shampiyona irutwa no gukina mu Rwanda reba ibibazo dufite mu Rwanda ariko akabona mu Rwanda niho ari shanyara wumva icyo cyiciro niba abantu arbitre soza urume rugihari bajya mu nganda mungagiye gukinira abahungu ikimba baje nuko muyirekevewe agiye mu ikipe idahemba oya karaguzwe $80 oya ibyo byo kugurwa bitandukanye no guhemba none se muri babikugura se bariya barakugura bikarangira nta kindi ubaza byose biba bikubiye hamwe mugunga Nyarugenge ko amakuru avuga ngo ariko nubundi ko amakuru avuga ko ngo yabaciyemo gutya kujya yongera birinduke nk'umwe bacishije muri Kenya nese ikipe idahemba yakuye 80 twaramubonye ikipe idahemba yakuye 80 oya na amezi 2 nta yajyanye Muhajira agakina 2 bakamwirukana akamara 6 kugira ngo ibinyamakuru bitamubaga wagiye kumuturumbura muri polisi ariko bitamubaga nese uruma yakora iki Rikari breaking akoreye imujyanye Gamondi ngo araye ngo hakuri ngo araranye na fane reka twisoreze umukada amashimenti cyane yego Rakinze Imana Lukman Bruno Taifa yego chat warekeraho
bandi batakutuvangira Imana ibambere umugisha. Imana ibamugisha mwakoze cyane kudukurikira ko natwe umukada yakoze kuduha umwanya no kutuganiriza amahoro y'Imana abandi namwe reka dusubire ubutaha. Beni na Medi biyita Bemuwe ari abana bo mu bakire ari abakozi ba Yesu bumvikana ari generation. Ibyo mbivugiye iki hari igihe bamenagura ngo za Zubeda n'ibikingwa amahirwe yanyu ndabibona bavugaga ati hiti ni hiti nk'aba bana nyine biki gihe bavuga abandi bagiriye kera. Bagahita bavuga ati tujye kwenjoyinga after party zari ibintu byitwa house party nimba bije mu kabari nyuma hari bube after party nibwo byari bigezweho. Tugeze bina kangaye twavuye 2001 depression yaduka 2008 2009 yego no bana bamaze gusora ngo za ngirira ubuntu ariko bari kwitegura kumenagura amayobera amahirwe ya nyuma satara hiti mahirwe ya nyuma yidemaritse nyuma ita confirma album ngira yego niyavuba mbwira yego umutima ubone kuruhuka dogiteri essence uri buzanemo na za gipimo nakumvise zejo bundi berereka abahungu bari demarikaga bakavuga ati hano twapura inzapu ni byiza hano habuzemo muri BMW Bemuwe hari izina ribuzemo ryama bagahita bakora ku rufinga wenda gavuga ati oya ko ndi mu buriri naryamye se ibyo mbivugiye kuva icyo gihe bwo yaryamaga se naga ibirori akwepa winda tawungwe interview ngo kugiye ngo Philipita ngo yidemaritse ngo ibiki yendi Medi ibirori sibye oya winyerekana wimbwira ngo hiti ngo abana bancegeye winegera Kanombe bashegere hiti na soye winegera Kanombe oya indabyo wapi mbivugiye iki yego nuko nabo hari icyabanyuzemo bimwe bakoraga babikunze babifitemo impano bakazibukira hari ibintu twisangamo bikatugora Aneti Muravu ubu ni uzi Imana niyiza uburyo yicuza avuga kuza rero tubivaho kuza kuri kamera ni ikintu kimwe gusa baramunenze ngo yakoze ikosa mbabarira mene nawe uhituza muri verisiyo kuza kuri kamera ni ijambo rimwe gusa rivuga ngo kwigira mwiza innocent bimwe iki kubera ko iyi mihanda ikugira mwiza cyangwa ikukagira mubi kubera ko iyi mihanda wavugwaho ibyiza cyangwa ibibi kubera ko iyi mihanda iyo utayifatirane ngo utange verisiyo hari abantu bagufata mu buryo bubi hari abantu batwarwa n'amarangamutima cyangwa abavuzasi b'aba YouTuber bakamenya amakuru atariyo cyo byabaye kuri madamu Nzahuke yacecetse se bakajya baturumbura ngo abana bayabyaye kwa Emile na kamu interview yagira ngo aclearing izina ryo aryoze yaratinze ariko mbere se nikiri ryiza ko tajyaga kwa Emile si contraire yarasinyanye na Sabena Chita yararangiye menya yararangiye nyine abo najya hose sigarya hose n'icyo hose ariko haro ugezweho n'Emirene ntago birabya online byasabye byarya nkuko umuntu mwamuri kumwe mureba ubuzirene nibuko kunejo ni ku karayivu numvisha bivugira ukuntu ngo yitwa ngo Aisha ngo bamuturumbuye ngo akajyaho Miki ngo nusigaye waraye ariko nawe nijisho nzuri ariko nawe nigeze kumenya uburyo jisho nzuri yarirebye uwitwa Nyambo ari no mu bantu bamufashe no muri ama interview ya kera no muri ma connection abantu benshi bagenda bafasha ariko iyo mvuje jisho nzuri ngo murabyumva nyine yego nyinshi urabyumva se ubwo rero hiti ya Aisha yararangiye hageze ya Miki yego nibyo rero nagusobanura mwese agira igihe cye ibyo nagusobanuraga by'imihanda turacyari 9 kwigira mwiza ni ikintu gifasha iyi mihanda iyo utarayigeramo ubu yikeneye iyo uyigeze muri icuza ba Medi barabizi barazibukiriye ibintu bari bashoboye bakunze kurusha ibindi iyo urimo we Pazo ni we wasobanura umuntu impamvu ushoboye kumena ufite amakuru ariko utaza hano uberereka nibwo we watanga ubuhamya ukandika igitabo cyiza ni Sabe niwe bibaho nyuma kaza kubona ko nawe hari icyo yahombye akaza yaratinze yego iyi mihanda ni yoroshye ubu rero ibitero amacumu amabuye yaterwaga Murava niwe wenyine uyazi nawe nubwo hari abagaye ko yaje akitereka niwe ubizi icyo byamubyariye icyo byamufashije ariko ntumbwire ko ari umuturage wareze gafaranga oya nago umuntu yavuga ko yareze ngo ari umufamiliye wareze gafaranga nago umuntu yavuga ko yareze ntumbwire ngo hari ikirego cya Tom Transfer afite ntumbwire ngo hari ibyo hotel afite nago umuntu yavuga ko yareze gafaranga ikirego ni cyande
ikirego ninde wagitanze ese umuntu yavuga kuriya umuntu yatakamba kuriya oya no kuba habaho gukumbura umubiri ku mubiri gukumbura umugabo ni ikintu kibaho aho naho ni yababeshye ariko nanone kwigira umutagatifu nanone kandi tuzi uwareze byaragaragaye no mu rubanza akamanuka mu minsi 30 ku kigori cyinshi cyane nta n'igikoma somesha shaho warangiza nanone hariya ariko hari ijambo ryiza yaravuze ngo hari igihe Imana yemera ko bitugeraho hari igihe Imana ibona ko bishyitse ngwijya yemera ko byose bitugeraho zamuka se sha ngwijya yemera ko umuntu amara iminsi mu bitaro iminsi 30 mageragere nabyigi byemera sha kandi ari mama yake ariko nanone ijya yemera ko duca muri urwo ruganda tuba chef muri ubwo buryo cyari ibihinduka mu buzima bwacu cyahari ibyo twiga ko ririya ni igororero ibyo byose rero Imana ijya yemera ko bitubaho niyo mpamvu umugambi w'Imana ari mwiza none se abavuze ko yakoze amakosa kuza kuri kamera uremeranya nabo ngiye nkurikije uko bivuze numvishe kuza kuri kamera ko kwara mukavarinze cyane ndemeranywa n'ababivuze byatumye abumwerese abantu babonye ko atari wareze gafaranga cyangwa bamonye nk'iza aza kuba ndetse wareze nawe kuri umunyamakuru utohoza ngiye nkumbuye umugabo wanjye ariko inkuru zose 90% zavuze ko hari ibyanyuragamo yavuze ko hari n'uwaguye